Business Group Limited by'umwihariko bakunzi ba channel yacu ya YouTube Nzuri Market, twongeye kubasuhuza. Aha ni muri Nzuri Business Group Limited, nkuko mubimenyereye tuba tubagezaho imitungo igiye itandukanye igurishwa kandi ku giciro cyiza cyane, yaba amasambu, ibibanza, amazu, haba kugurisha cyangwa gukodesha. Ibyo byose tugenda tubibagezaho, ndetse namwe mwaba mubifite mushaka kugurisha cyangwa gukodesha, turabaririkira kutugana tukabafasha kubona abakiriya mu gihe gitoya kandi cyihuse. Turabakangurira namwe kandi mutarakanda subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo mubikore, namwe mwabikoze mukore share kugira ngo n'abandi bantu bagenzi banyu nabo babashe kujya babona ibyiza namwe mukomeje kujya mwibonera. Kuri iyi nshuro rero twabazaniye umutungo mwiza cyane, amazu akuze menshi ariko ushobora kuvugurura akaba amazu meza cyane. Ni amazu atatu y'ubucuruzi, buri nzu ifite imiryango ibiri, ndetse hakabamo n'inzu nini cyane yo guturamo yubatse mu buryo bwa kera ikomeye, ifite nayo ibyumba 5, salo na saramanje n'umwanya wagenewe toilette yo mu nzu. Aya mazu akaba azungurutswe n'imihanda kandi minini, imihanda 3 ari hagati y'imihanda 3. Ushobora kwibaza utese aya mazu ari hehe? Aya mazu ari mu karere kagezweho cyane, kari gutera imbere cyane, aha karere ka Bugesera mwese muzi. Akaba ari aho bita Kabukuba mu centre yashyushye kuva kera, centre y'ubucuruzi iri hafi y'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Aya mazu rero ari mu kibanza kinini cyane gifite metero kare 1000. Aya mazu turakurarikira kuba wayagura kuko ari ahantu heza hafi y'ikibuga cy'indege cyane, ahantu hagezweho, kuko ari ku giciro gito cyane, kuri miliyoni 25 zonyine, ndetse zibasha no kuganirwaho cyangwa se negociable. Turabararikira kuyasura kandi tubamenyesha ko muri ako gace tubafite imitungo myinshi cyane, amasambu iri ku isoko kandi hendutse. Nimutugane rero hano ku Muhima muri Shema House kuri ya Mahaneza, hano muri Feruje. Inzu mureta muyibona ya etage y'amatafari ahiye, dukorera mu muryango wa mbere mu gikari muri etage ya nyuma. Mwadusura kandi kuri Facebook page, Twitter, Instagram no kuri website yacu www.nzuri.rw. Nimukomeze mukande subscribe na share kuri Nzuri Market.